Reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Mama Mignone Official The Blessed TV karindwi. Imigisha Imana itanga yewe amafufu n'amafaranga bigufubike wumve uguwe neza. Ndi kumwe na marene w'abamarene Mama Mignone Official. Mama Mignone mfasha kwakira abantu rwose badukurikira. Bari badukumbuye tubafite ikiganiro cyiza bakirebe bakirangiza. Murakoze cyane abadukurikiye Imana y'amahoro ibaho umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku muryango ku buryo bwimbitse. Rero abantu badukurikiye iki kiganiro mugikurikire kandi munagisoze. Muraza kumvamo ibintu byinshi kandi bikomeye. Yego. Wacyambariye ngo ni etape 3 mu rugo rw'abashakanye. Twambariye kuzubaka twararahiye yego. Uko nambaye neza cyane rwose wacyambariye ikiganiro. Etape 3 rero ngo zitangira gute bite na etape 3 step zo mu rugo rw'abashakanye cyangwa etape mu rugo rw'abashakanye. Ni ikiganiro nigeze gukora kuri Mama Mignone Official kirahari, abantu bashobora kujyaho ndetse bakanakireba, ariko uyu munsi tugiye kugaruka tubiganiraho ngewe nawe kuko ukeneye no kubyumva ukanabisobanukirwa cyane. Rero mu rugo rw'abashakanye hari ama etape abamo. Aya ma etape atangirana n'igihe cya fiançailles, atangirana n'igihe cya fiançailles akageza ku musozo w'urugendo rw'urugo. Yesu Kristo agarutse cyane. Umusozo w'urugendo rw'urugo ni cya gihe utandukana n'uwo mwashakanywe mutandukanijwe n'urupfu, cyangwa se mukazatandukana mugani Kristo agarutse gutwara itorero nk'uko mubirahirira. Ariko ntituyobewe yuko hari n'abandi batandukanwa n'ibibazo baba bahuye nabyo, ari byo divorce. Wenda reka mpere kuri aka kantu k'abantu batandukanwa n'ibibazo, hanyuma tubone uko twinjira muri izi etape 3 mu rugo rw'abashakanye. Umuntu wakoze divorce tujye tumukunda tunamwubahe. Uyu munsi hari abantu twamaze gufata umuntu wakoze divorce tukamufata nk'igicibwa, tukamufata nk'utagira ubwenge, tukamwita amazina mabi. Ibi bintu rwose ndagusabye wewe nkurikiye uyu munsi, ndagusabye ngo ntuzongere kubikora. Kuko umuntu wasenye divorce ni umuntu wasenye urugo. Umuntu wasenye asenyuka mu buryo bwinshi. Umuntu wasenye asenyuka mu buryo bw'ibitekerezo. Reka duhere aho ngaho. Uyu muntu asenyuka mu buryo bw'ibitekerezo kuko ntabwo yongera gutekereza neza. Mumbabarire ntabwo ndi kuvuga ko abadivorce badatekereza neza, ahubwo muri cyagiye abari muri cyagiye cyo kuvuga ngo ari kwinjira mu bintu bimwinjiza muri divorce. Abari kubona wa wundi bashakanye ari mubi, ari umugome, ari umwicanyi, ari igikoko, ari intare yo mu ishyamba. Doko aha hantu ni hahandi usanga umugabo ari kuvuga ati abagore ni babi. Kandi inshuti yanjye abagore ntago ari babi. Abagore ntago ari babi, abagore barakubyaye. Abagore muravukana. Abagore ni bashiki bawe. Mama wawe ni umugore. Mama wawe uramukunda cyane. Impamvu ukunda mama wawe nuko ari umugore kandi ni mwiza. Ubu nyine papa wawe yaguye ahashasha. Bisobanura iki? Bisobanura ngo abagore bose si babi. Yego. Ushobora kuba warahuye n'umugore mubi, ariko abagore bose si babi. Cyangwa abagabo. Iyo tuvuze gutyo ngo abagore bose si babi, mbashaka kugira ngo uyu mugabo wahuye n'umugore mubi yumve ko hari amahirwe ya kabiri ashoboka. Ushobora kugira amahirwe ya kabiri ugashaka umugore akakubera mwiza, akakwibagiza cya gikomere wahuye nacyo. Hari umugabo wicara akavuga ati abagore niba bisinzongera gushaka, cyangwa yanamushaka ntazamugirira ikizere. Bisobanura ngo umuntu wasenyutse n'ikizere aragitakaza. Uyu mugore wasenye atakaza ikizere avuga ati nta mugabo nakongera kwizera. Ariko nubwo nta mugabo yakongera kwizera, yizera abasaza be, akizera papa. Kuki se ubu bizera suko ari abagabo? Aba bagabo basaza bawe na papa wawe na baso wanyu babereye abagore babo beza. Yego. Menya yuko ushobora guhura n'undi mugabo nawe mwiza. Yego. Wifata abagabo bose ngo barimire kwitaka. Umuntu wasenye rero, iyo mvuga umuntu wasenye mba mvuga umugore nkavuga n'umugabo. Uyu muntu wasenye asenyuka mu buryo bwa morali, asenyuka moralma. Ntabwo yongera kugira ibyishimo, ntabwo yishimira ahantu hari ubukwe, ntabwo yishimira ahantu abantu bari guseka, ahantu abantu bari ubona banezerewe. Ashobora kugera mu kirori runaka agasanga harimo amakupure, agatangira kugira ikintu cy'ipfunwe. Iri pfunwe rero ugira ugeze mu bantu, nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiye ntuzemerere uyu muntu ko arigira, ahubwo uzamube hafi, umufata akaboko, umubwire uti
umwereke ko ubuzima ari bwiza, ko n'ibyisi ari byiza. Kuba atakiri kumwe n'uwo bashakanye kubera ko basenye ntabwo yaciye nk'amabere. Ndavuga cyane cyane umuntu utarabigizemo uruhare mu isenyuka ry'urugo rwe. Uretse ko iyo abantu basenye buri wese yitundi bitana ba mwana, ariko hari ahantu haba harabaye ikosa. Yego. Umuntu wasenye asenyuka mu buryo buri economique. Yego. Asenyuka mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'imitungo, mu butunzi. Kuko iyo muri gusenya mukagabanya imitungo, ya mitungo igateshwa agaciro, hari igihe bashyira kuri cyamunara mukayigurisha, ugasanga yateshejwe agaciro, agapande watwaye nikagira icyo kakumarira, nakundi yatwaye nikagira icyo kamumarira. Ugasanga bya bintu mwubatse imyaka ingahe bihindutse zero. Yego. Ugasanga imodoka mwarayiguze miliyoni 10 yakudeplasaga ikadeplasa abana, mugize gutya murayigurishije. Umuhaye miliyoni 5 nawe utwaye miliyoni 5, akazibyinamo cyangwa nawe ukazibyinamo, mugashiduka mwese mwarabuze nawe gutega igare. Rero umuntu wasenye asenyuka mu buryo bwinshi, arasenyuka mu cyizere, areba abantu bose akavuga ati bose ni bamwe, abagabo bose ni bamwe, nta kiza cy'umugabo, nta kiza cy'umugore, nta ati hari imvugo ivuga ngo genda ubone. Waba ugiye kubaka abantu bagatangira kuguciraho imigani ngo genda ubone, ngo si umugabo ushatse uzabimbwira. Dutuye i Kigali mwihangane indege ziba ziri kugenda. Rero icyo nashaka kubabwira, umuntu wasenye ntuzamutererane. Ikindi kintu, umuntu wasenye mumwita amazina mabi. Ndagira ngo mbwire umuntu nkurikiye muri aka kanya ngo uyu muntu kuba yarasenye nta burenganzira ufite bwo kumwita izina ribi, kuko ejo yagutungura. Umuntu wasenye, inshuti yanjye, mugire inshuti yawe, were kumurimiraho itaka. Ikindi, aya mazina mabi aragenda agakomeretsa umuntu kandi asanzwe ari mu gikomere. Gukomeretsa umuntu rero mu gikomere asanzwe arimo, ubu umeze nkaho umufashe ukamurimiraho itaka, cyangwa ukamucukurira umwobo ukamushyingura akiri muzima. Kubera iki? Iri asanzwe yarasenyutse n'ubundi. Iri zina rindi umugerekeyeho umusenye kabiri. Nasabaga umuntu wese unkurikiye, ni ukuri, umuntu wasenye, umuntu wakoze divorce, twere kumutemeraho itaka, twere kumucira urubanza, twere kumutuka, twere kumwita amazina mabi, twere kumuhunga, ahubwo nitumwegere tumufashe muri byinshi ndetse no muri bikeya dufite. Kubera ko abakeneye n'ubufasha, inshuti yanjye. Uzi uyu muntu wasenye agasigara n'abana, ukuntu avunika cyane, avunika mu mutwe, avunika mu bikorwa, avunika mu mutima, ndetse n'umurambagije aravuga ati ese ngewe ko na se w'abana yabanze, uyu nguyu niwe uzabakunda. Ugasanga ahorana imvune mu mutima. Ndagira ngo umuntu rero nkurikiye muri aka kanya, ni ukuri umfashe tubigendanemo neza, utitaye ko wasenye urugo, were gufata uwo mwari mwubakanye ngo umurimireho itaka, mwihorere, mureka komeza ubuzima bwe nawe ukomeza ubuzima bwawe, kuko iyi si twese turiho, turi mu icumbi. Hanyuma rero twari dutangiye tuvuga ngo ni etape mu rugo rw'abashakanye, cyangwa step mu rugo rw'abashakanye. Ni naho twari tuvuze ko abantu bashobora gutandukanwa n'ibindi, ariko uyu muntu ugiye kubaka urugo ni gute, ndetse bishobora no kukujyana bikakugeza kuri ya divorce, cyangwa se bikakugeza mu kubaka urugo nyakubaka urugo. Turahera kuri etape ya mbere. Yego. Etape ya mbere mu rugo rw'abashakanye, tera agatebe wicare ukurikire neza. Ni icyiciro cya mbere twinjiyemo cy'urugo rw'abashakanye. Urugo rw'abashakanye rutangirira muri fiançailles. Iki gihe cya fiançailles rero, ndetse n'igihe cy'ukwezi kwa buki, hari igihe bifata. Ukaba uri mu gihe nkita ni icyiciro cyo kwihisha, ni icyiciro cyo kwihishahisha, ni icyiciro cyo gusinzira. Urasinziriye, ntabwo uri kubona ibiri inyuma ya wa wundi mugiye kubakana. Uyu muntu arimo arakwihisha kugira ngo utarebe ibiri inyuma ye. Uyu muntu naza kugusura mugiye gushakana, turi mu cyiciro cya mbere, etape ya mbere mu mwumve bantu mu muri iki. Uyu muntu mugiye gushakana azi neza ko agiye gushaka umurokore. Igihe avuye gusoma agacupa, aremera ashake gatungurusuma gahekenye, igitunguru ahekenye, agure kashikirete ka orbite, ashake magi ahekenye, akugereho umwuka w'inzoga wagiye. Asaro gahaye umuti. Uyu muntu nakugeraho uzatangira uti Yesu ashimwe, nawe ati Yesu ashimwe.
kandi ahagurutse ku icupa. Kristo Yesu akozwe. Ntabwo kuba umurokore bisobanuye kutanywa icupa, ahubwo ndashaka kukwereka ku buryo cy'umuntu ashobora kukwihisha akaguhisha kwa nk'izo nzoga, kandi hakaba hari igihe kizagera ukazabivumbura. Muri iki gihe rero cya mbere cyo kwihisha, kwihishanya, kwihishahisha ndetse no gusinzira, wowe kubera ko urukundo rwamaze kuguhuma amaso, ntabwo uzigera uvumbura ko uyu muntu anywa inzoga. Ndetse yewe n'umuntu waza kubikubwira uhita umufata nk'umwanzi, ukamufata nk'umuntu ugiye kugusenyera. Akakubwira ati buriya sike hatumwitondere. Umuntu yaza akakubwira ati wari uzi n'ikindi, ati umukobwa ugiye gushaka rero atataha saa 8 z'ijoro ni matibori. Undi ati agahita avuga ati mbabarira sheri wanjye ko saa 12 tuba turi kumwe akambira ngo aratashye. Mugahita muhinduka abanzi, akanahindukira akajya kubibwira wa wundi ari gutereta, akamubwira ati wari uzi n'ikindi, ati runaka disi yambwiye ibi n'ibi. Ndakavuga ati ati turamuzi uriya twaraturanye, ati yagiraga amagambo yagiraga gute, aratangira turiya twariganye yari gica, atari ku bundi buriya anzirira iki, ati ni ishyari. Ariko kumba guhisha akageso, aguhisha akageso. Hari ibintu byinshi cyane ushobora kugenda uhuriramo nabyo kuri etape ya mbere. Turi muri etape ya mbere yo kwihishahisha cyangwa gusinzira. Uzasanga buretse nkwereke sitihanta, uzasanga nko mu gihe cy'ubukwe ukajya kubona ko umugenda guhamagara mama ngwino, agahita amwifotorezaho yahobeye, yerekanye ko ari we muntu ukunzwe, ko akunze nyirabukwe. Ariko reka tuzasohoke muri iki cyiciro cya mbere, nitugera mu cya kabiri uraza kumenya ukuntu bigenda. Icyiciro cya mbere cyo kwihishahisha ndetse no gusinzira. Uyu mugabo wabonye umusheri we ari guhobera nyina cyane, ntabwo atekereza ko nyuma y'amezi 2 azaba mwita umurozi. Reka kubera ko asinziriye ntabwo ari bubone bwa buryarya bubyihishe. nta n'uwamuzanira amagambo nta n'uwaza kumubwira ati rero uriya mukobwa ni umushizi w'isoni, natuka mama wawe ntibizagutungure. Kubera iki uyu mukobwa asanzwe ari umushizi w'isoni, ariko kuko ari mu gihe cyo kwihishahisha kugira ngo bya bintu bigende neza, arahobera nyirabukwe ndetse abimuhoberere mu bantu. Ariko iyo ageze hirya agacira ati kira gikecuru ubundi ntikizigere kingerera mu rugo, ubwo ni umutima we ubimubwira, cyangwa aricara akabiganira n'abandi bakobwa. Ati sha ngiye gushaka, ati sheri wanjye ntari birya, atarika akundana na nyina ntibazanyira. Ubundi kuba umugabo wawe yaba akundana na mama we, ese ubundi kuki bagomba kwangana? Uyu muntu rero ukwereka ko ari guseka neza imbere ya mama wawe, ariko nyuma akaba afite ibindi bintu bihakihekeye, hari ibyo ari kuguhisha. Mu cyiciro cyo kwihishahisha ni hahandi uzasanga umusore atereta abakobwa 5 icyarimwe, abandi 5 wowe ukabuzi kuri weho wenyine. Umuntu yahindukira yakubwira ati siti hante rero uriya musore arimo aratereta abakobwa, afite undi mugore hirya ateretana nawe, ukavuga utireka musebereze sheri n'umunyamasengesho, ati umunyamasengesho kuri. Hanyuma wamugeraho agahita akubwira ati sheri ni wowe wenyine mu buzima bwanjye, nkubuze napfa, nkubuze nasa. Ariko ijambo nkubuze napfa ubundi risobanura iki di? Yari ashaka kuzagira ngo mbaze abantu batereta bavuga ngo nkubuze napfa, ako kanya aba yapfuye ahubwo abazutse. Cyara yamaze gupfa n'ukuri ko Imana iri kuzoka. Uyu muntu rero ukubwira ngo nkubuze napfa, afite abandi 5 ku ruhande nababibwira. Ariko kuko ari kubona waba umugore w'urugo, arakomeza kwizirikaho, ariko naba abandi 5 ntari bubirengagize. Afite buryo ki azajya bimanaginga igihe hari nyine abayishyizemo amapassword, abayishyizemo amakode ku buryo utari bubivumbure. Ariko mu by'ukuri icyiciro cyo kwihishahisha, iki cyiciro kiraguterura kikagenda kikagutereka mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri rero nicyo cyo gukanguka. Yego, mu gukanguka atangira uti gutanga agatego, wa murokore ni wo mw'inzoga zingana gutya. Uyu mukobwa agatangira kuvuga ati ndapfuye we, se umuntu nashatse burya n'umusinzi, kuko uyu muhungu ntagifite gahunda yo kwikamufura, ntagifite gahunda yo kukwihisha. Yamaze kukugera mu rugo, arataha nyine yarigotomeye, yasinze, yadandabiranye. Muri cya gihe cyo gukanguka cyangwa kwihishura, uyu mukobwa uri bugiye kukwihishurira niwe uri kubwira ati ariko ubundi buriya mushiki wawe ahora yikurura hano kuko habaye iki. Kandi wibuke ko mbere mu cyiciro cya mbere yamwamagara akamubwira wanza niyo mandazi se. Yego,
mu cyiciro cya mbere wibuka ko ariwo muntu wagiye akatoranya agatenge keza atakagatenge se nikabereye mama ariko yarangiza ati ngewe bariya bakecuru b'abarozi simba akeneye mu rugo rwanjye uhitemo kabi hitamo nyoko cyangwa uhitamo ngewe hitamo mushiki wawe cyangwa uhitamo ngewe bitari ibyo dutanduka ikibazo kikaba kiravutse aha winjiye mu cyo bita power struggle nicyo cyiciro cya kabiri cyo kwihishura uyu muntu arakwihishuriye burundu uyu muntu ntazigera na rimwe ni kwa kundi uyu mukobwa washatse mu gihe cyo kwihishahisha wajyaga ku kazi ugasiga ari mu rugo wenda aryamye yabyuka kubera ko ari kukwihishahisha abakobwa cya gikundi cy'abakobwa bagenzi be kikaza kikirwa cyicaye mu rugo bakirwa badandagaje batetse banyweye icyayi bakoze buri kimwe cyose nta gusasa nta gukoropa nta gukubura nta kugira ibintu byose bigize gutya birashakara bitereye hejuru noneho kuko ari kukwihishahisha azagira gute saa 10 zizagera abwira abakobwa ati bati ngutahe babakobwa batahe cyangwa ya timu yindi yaje kumusura sinzi niba ari abakobwa n'abahungu ya timu yagendanaga nayo y'ababesto yego noneho niba mara gutaha ahita afata itorosho vuba vuba ahanagure ajye mu cyumba sase agira gute ninjira ati karibu sheri winjira ugira ngo ahantu harahumura nuko hiriwe ariko wibuka ko kiri kukwihishahisha iyo winjiye mu cyiciro rero cyo kwihishurirwa n'umuntu azakumarira iminsi 3 adasasa atanafurishuka karakara gukoropa mu cyumba ntago bimureba ivumbi ryaratonze ishuka atayihindura rimwe mu byumweru 2 numubaza kubwira ati waho wayihinduye ntago yiryamaho uyu muntu arakwihishuriye yego muri cyagiye cya mbere cyo kukwihishahisha twababwiye ko turuka muri fiancé kikaba cyagira no mu kwezi kwa buki warabyukaga akaguhereza inkweto zo kwambara ariko iyo winjiye muri postra uramubwira uti se inkweto zo kwambara ziri hehe atariko ninde wakubwiye ko naje kuba umukozi wawe ntarahagera ntago waziherezaga ayo data wawe abagabo babibwiye uyu mugabo akavuga ati ndapfuye ndarangiye uyu mugabo yatihangana rero aravuga ati ntawe wacu wapfuye asuzugurwa ndagenda ubutagaruka oya ahita kuvuga ko ntawe wapfuye asuzugurwa uyu mugabo ko waguhamagara akakubwira ati shari rero ati wihangane tuza kubonana saa 10 urumva ko bikubwiye aciye bugufi ariko muri postre akakubwira ati n'undi munsi ntawe wacu wapfuye asaba imbabazi ati ngewe umwana w'abantu uza ntago twemera kuba agatangira kukubwira amagambo agupika atigeze akubwira mu gihe cya fiancé atigeze akubwira mu gihe mwari mu kwezi kwa buki nabwo muri cya gihe cyo kwihishahisha no kwihishana muri iki gihe cyo kwihishura ni hahandi umugabo aziva mu rushyaka rwo gukubita rwiza kandi yari yarakubwiye ko atazigera gukozaho n'imitwe y'ingati kagutera igishyiki muri cya gihe cya power struggle ni hahandi umugabo azaza akagukomangira akakubwira tumva oya ashobora no kutaza ngo ahita komanga ako kanya hari umudamu reka mbitange mu rugero n'umudamu twiganye n'inshuti yanjye nafite mu wanyaje yampaye ejo bundi umugabo yaratahaga n'ubuzima yabayemo ku buryo bukomeye umugabo yaramuhamagaraga akamubwira ati niko watetse iki kamubwira ibyo yatetse ati teka neza ndaje kandi nzanye n'umushyitsi asanye undi mugore kazana undi mugore ngiye hari uwo nzi umugabo yarifashaga bira umugore we ati nguhaye inka kuko naguciye inyuma kenshi uyu mugore uyu twiganye urwo n'urugero rufatika ndi kukubwira muzihangana abantu mumbwira ibibazo byanyu ntago umuntu yamenya ngo ninde ndi kuvuga kubera yuko sinzigera mvuga izina ry'umuntu sinzavuga aho aherereye sinzajya gute nintanga akagero wenda ukumva twarabiganiriyeho ntibizagutera ubwoba rwose ntago njya mena ibanga uri kugira ngo nafashe abandi bari aho gufasha abandi bantu bashobora kuba bari muri icyo yaratetse agiye kubona abona umugabo yinjiranye undi mugore arangije ati ibiryo ku meza tamaze ashyushye ari hehe maze ashyushye umugore arayatanga ati washashe umugore ati nashashe wari wambwiye ko uzanye umushyitsi se umugabo aramanza ajya kureba cya cyumba yashashe ati wakoze ati igisasa nabi wari kwimuka uryamye akaharyama arangije yinjira mu cyumba cy'abashyitsi we na wa mugabo yinjiranamo n'umugore barakingarira cye yarambwiye ati bwarakeye mu gitondo nabyutse kare urumva ko ntasinziriye atarambwira ngo amazi ashyushye muri dushe umugore ashyira amazi ashyushye muri dushe ihabara rijya koga bajya koga ati nteka icyayi nsohoka mu gipangu niruka njya kugura umugati ndabazanira mbashyirira ku meza ati ntabwo navugaga kuko nabonaga afite uburakari n'umujinya byakubita akanica uyu mugabo arangije
asohoka aragenda n'umugore bazanye. Umugabo wo gutaha rero mukurikiyeho yatashye ari intare ategereje ko umugore ari buvuge. Umugore ati mwa araceceka ararumira. Buriya njya mbwira abagore ngo muzajye mwiga kubaho mucecetse. Buriya guceceka shaho byica iperereza. Guceceka bituma hari ibintu byinshi birokoka kandi byashoboraga gupfa. Umugabo yarinjiye yinjirana uburakari bwinshi yiteguye ko umugore ari mubaze. Umugore aricecekera yikomereza uturimo twe rwose utazi ibyabaye. Umugabo aritoratoza ariko abura hahera kuko uyu mugore yari yacecetse. Kabagore nk'abo Imana ikibaha abagabo. Oya ni ukuri kw'Imana. Babawe. Uyu mugore rero ikindi gihe cyarageze umugabo bikora akamenyero aza kongera kuza noneho ubwo rimwe yarahamagaraga ubundi aza kwinjira atigeze ahamagara agiye kubona yinjiranye n'umuntu. Mu kwinjirana n'umuntu binjiye 4:30 z'ejo. Umugore yarageze ku buriri yararyamye. Turaburara umugore arabyuka watetse iki yapfundura ibisorora ararebye tishyushye ntago turya ibikonje musubizayo teka niki. Umugore asubira mu gikoni aratetse. 6:30 zimugereraho z'ijoro kiri mu gikoni s'il vous plaît. Hanyuma aratetse arabagaburiye bagiye muri douche barakarabye arangije igihe cyo kuryama. Umugore urumva nyine yagombaga kwitwararika akagendera ku mabwiriza umugabo yari ari kumuha. Igihe cyo kuryama kigeze umugabo arareba ati njya mu cyumba aramubwira ati genda toka ajya kuryamana n'abana bawe. Umugore yaragiye no kwanga kwiteza abana ahita yihina mu cyumba cy'abashyitsi. Abana baguma mu cyumba cyabo ariko agahinda icyumba cye kijya mu ndi mugore n'umugabo. Uyu mugore akomeza ahangana n'ibyo bintu. Kugeza ubwo umugabo ndaje mbinjize mu cyiciro cya gatatu. Kugeza ubwo umugabo we yaje kureba asanga ibyo akora ari kwihima nubwo yababaje umutima w'umugore ariko umugore arashikamye mu rugo rwe. Ko numva icyiciro cya kabiri harimo divorce nyinshi. Icyiciro cya kabiri rero kiragorana kuko iki cyiciro cya kabiri nibwo ushobora kuzabona umuryango wawe waracitse mu rugo rwawe. Ukazabona mama wawe nta rukandagiramo kuko yiswe umurozi ku musozi. Iryo jambo rishobora kuba ritarakugeraho ariko impamvu atazi we byamaze kumugeraho. Bashiki bawe nibahakandagira kubera iziye mpamvu barahagera akabasuzugura akabihanagurizaho nk'itorosho. Iki cyiciro cya kabiri ukuntu kivunanye ni cya cyiciro umugore azicara akakubwira ati ntawe wacu wapfuye twebwe abana b'abantuza ntabwo tubana na ba mabwa mu nzu. Niba yarwaye genda umurwarizi we musange we. Uyu mugabo bari kubibwirira gutya mu cyumba agatitira ubwoba bukamwica akavuga ati nashatse inkuba. Iki cyiciro cya kabiri cyo gukanguka, iki cyiciro cya kabiri cyo kwihishura ukihishurira uwo mwashakanye nawe agakanguka akakubona akakumenya uwo uri we. Iyo hatabayemo kwihangana ndetse no kuvuga utireka ntaze uru rugo byibuze nzarugeze ku musozo. Ahangaha habonekamo za divorce nyinshi. Urumva nkangaha uyu mugabo azanye umugore akakubwira ati toka ajya kusanga abana bawe mujye kuryamana. Uri umugore ushobora guhita ufata agafunuka akahita ukamukubita ako kanya. Uyu mugabo ushobora kuvuga ijambo rimwe kuko yaje yakwiteguye akagukubita agahita akubita mu cyico. Icyiciro rero cya kabiri ari cyo cya power struggle. Kiravunana. Iyo kiri mu cyiciro cya mbere uyu mugore ashobora kugura ikanzu akabona itamukwira akavuga ati reka nyihereze muramukazi wanjye. Ariko iyo mwageze muri power struggle aho kugira ngo ayihereze muramukazi we yayitwika. Cya gitenge uyu mugore yaguze ashyira mama iyo wibeshye ukoherereza na mama wawe inote y'igihumbi akabibona kuri telefone leta avuga ati niba utunze ingo ebyiri rero ubimbwire. Kandi wa mugore we ntiwibuka yuko ari mama we wamubyaye. Mama w'umuntu yubahwe. Hari abantu rero ibi bintu batajya babimenya. Iki cyiciro cya power struggle kiravuna. Icyiciro cya power struggle gishobora gufata imyaka 5, 6, 7, 10, 20, 30. Akaba ariyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo nubona umuntu yasenye urugo maze imyaka 25 ntukamutera amabuye. Abari muri power struggle yarihanganya akihangana bikageraho bimunanira akavuga ati Joles nawe wacu wapfuye arindagira. Uyu muntu akava muri rwa rwajyanya agahinda. Sharko uyu muntu akarusenya afite agahinda gakomeye. Intimba
y'ibihe yanyuzemo, akajya yibuka bya bihe bye bya fiyansaye muri kwa kwihisha no kwihishahisha no gusinzira aho yari asinziriye. Kandi iyo mvuga gutyo wumve ko ari umugabo ndi kubwira cyangwa ari umugore ndi kubwira. Uyu muntu akajya byibuka akavuga ati uyu niwe wanyitaga karako mu mara yanjye, niwe wanyitaga niyo niwe wasaga nzaniye agashoko. Mu gihe cya postirago umuntu yakubwira ati sheri wakwihangana ati gashirira none kayibaza. Mu gihe cya postirago umuntu yakubwira ati hani ati gahananuke mu giti agako karansekeje karangije abaguhamagara ngo rutwaraje ukajya kumva ngo cyadi kwa kosa ntikirinjira. Umugabo akinjira n'umutima mwiza ati hani mwiriwe ati gahananuke ku giti uranyita hani se habaye ite ati nawe urabizi ko nta joteme inzara itema amara. Umugabo akakubwira ati joteme ati mva mubwire nta joteme inzara igutema amara tubyumve neza ati n'undi munsi kandi mwembi murasonzanye ntacyo muriho mwembi ariko ukumva ko doko aho mwafatikanyije mugakomezanya akakubwira uzi ko umuntu ashobora kukubwira ati sheri joteme nubwo mwaba mushonje ukamubwira moi aussi je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. I love you. Serious? Ubuzima murimo urumva bwaba ubuzima bw'uburwayi mukundane, bwaba ubuzima bw'ubukene mukundane, bwaba ubuzima bw'ibyishimo mukundane. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye ndetse bari no muri iki cyiciro cya postirago, hangana ugisokemo uraza kugera aho twita kubaka urugo, ariho twinjira mu ijuru rito. Hari abantu bajya bibeshya yaba muri fiyansaye akavuga ati ngiye kwinjira mu ijuru rito. No. Ijuru rito ni wewe urikora. Umuntu niwe wikorera ijuru rito uzajye kubaka urugo uvuga ngo njyewe ijuru rito ndarijyanye mu bitekerezo nzarikora, kabone n'ubwo tugiye gushakana atazabigiramo uruhare ariko nzakora ibishoboka byose ibya juru rito rizagaragara mu rugo rwanjye. Niba ari umugore ujyanye intego wagira amahirwe ugahuza n'umugabo uzanye intego, ndababwiye ngo ijuru rito murarigira. Igihe cyose winjiye muri postirago ukabibona ko wamaze kwinjira muri postirago, hangana n'ibi bintu ku buryo bisohokamo hakiri kare. Gusohoka muri postirago ni ibihe? Ni ukwihangana gukomeye. Waba hari n'ibyo umaze guhishurirwa cyangwa se wa muntu yakwishurira nawe wakangutse haryo wabonye, mukicara hariya mukabiganira tubyitwaremo dute. Uyu muntu rero ubwiye ngo tubyitwaremo dute, uyu nta kibazo. Uyu muntu ubwiye ngo tubyitwaremo dute, mugatangira kuganira bya bintu muri kwinjiramo bya postirago bitarakururuka, bitaraba birebire. Hari igihe birangira usohotse muri ako gahe kakagutwara n'umwanya mutoya mukiyinjira muri paradizo yanyu, urugo rwanyu rugahora ari umunezero. Kuba nababwiye ngo postirago ishobora gufata imyaka igeze no kuri 30 nuko birashoboka nyine, ariko hariho n'abantu bashobora kuyimaramo n'ukwezi kumwe akavuga ati wa mugabo nashatse burya aragona ko mutari mwaka ryamanye ntabwo wari ubizi ko agona. Ariko hari ubibona akavuga ati sinadihanganira ibingibi, uwo nyine ntabwo postirago azagira. Ariko iyo wabibonye ukavuga niki kimutera kugona, se biba byagenze gute, cyangwa ukavuga uti nzabyihanganira, ibi bintu nabyihanganira, cyangwa ukavuga uti nazajya utangira kurota avuga nzajya mukoraho gake gake akanguke, ukarwana n'iyo ntambara kugeza igihe bizashirira, ndetse ukajya unabimuganiriza mukiri muri cya gihe cy'ubugeni. Ndetse ko hari igihe abantu baba bagitinya atuzi ko urota uvuga. Ibi bintu rero iki cyiciro cya postirago iyo gisohotsemo ukagera mu cyiciro cyo kubaka urugo, niwo munezero ubaho. Niwo munezero ubaho. Nicyo kintu nakwifuriza buri muntu wese unkurikiye muri uyu mwanya. Ndakwinginze uzagere mu gihe cyo kubaka urugo. Izi etape zindi ebyiri zitujijisha ndetse zinaduhangayikisha, Imana izagufasha uzisimbuke vuba ugere mu gihe cyo kwinjira mu kubaka urugo, aricyo cyiciro kiryoha cyane. Ubwo umuntu udukurikiye byose ahita asimbuka yigire kuri 3. Iki cyiciro rero cyo kubaka urugo kiryoha cyane ni cya cyiciro uzabona umuntu w'umupapa atashye agatahanira umugore w'igitenge. Ni cya cyiciro uzajya kubona ukabona umugore agira agacuma, hari ikintu bitaga agacuma ko umusaza mwenzi urwagwa ukwezi kugashira umupapa mu rugo ataranywa amazi, akora asoma
akagwa umupapa ahantu umugore yakabitse nta wundi muntu uhazi n'umushyitsi waza akamwakira akamusuhuza uyu mugore ntabwo aba ari igisambo nshuti yanjye akaba yamusukiraho agakombe gatoya ariko papa akazanywa mpaka ukwezi kugashira mpaka urundi rwagwa ruhiye mu rugo aha niho uzasanga muri cya gihe cyo kubaka urugo nshuti yanjye rya joro rito ariho hahandi uyu mugore yamaze kwakira ko umugabo we akunda agacupa akunda inzoga akavuga ati ngewe ngiye kugura ikesi ya mitsingi nyitereke mu nzu igihe tugiye ku meza umugabo njye museriva agacupa akajya gushyira agacupa ku meza igihe icupa rya mitsingi iyo rigeze ku meza uyu mugabo ntabwo agorobereza mu kabari avuga ati n'umugore wanjye se n'ubundi ko ayintegurira ubundi ndashya narurike aranseriva kandi noneho uyu mugabo kuko yamaze kwiyakira nawe muri rwa rugo bamaze guhuza bose bagiye kubaka urugo neza iyo atanze amafaranga yo guhaha ntabwo yabara ariko mwabagabo mwe mwajya mwirinda kubarira abagore banyu umuhuri ukwiriye umubwira uti dore sitoke y'urugo urugo rwacu tuzahahisha 200,000 uyashyire hariya uyu mugore umugirira icyizere umuhe kuyajera kandi ni ukuri ko Imana iyo wamuhaye icyizere yajera neza nawe wamaze kubona ko uyu mugore atari nyirabishwe uyu mugore amenya guhaha akamenya no kukuzigamira ka kandi ukunda sibyo kamushikati ubu mushatse kumbwira ngo niba mvuze 200,000 ati muri iki gihe amafaranga yarabuze n'ibiki byose umva nkubwire wa mugabo we naho waba ukorera 5,000 ku munsi ushobora kuvuga uti umugore wanjye 2 ndajya mbimwoherereza ibindi 3 mbyizigana 2 ukabimwoherereza uyu mugore ashobora guhaha akamenya ko ari bukuguriremo n'agace k'icupa cyangwa akakuguriramo ka Knowless zikaba ari gatoya se simbizi yari kagura ngahe nako mbizi ibintu by'icupa rwose waze kutubwira harya Knowless ni Petit Primus nago mbiheruka ibiciro byabyo Knowless niyo ariko ubundi ndabizi ariko simbiheruka kumenya nta muntu mperuka gusengerera sorry ubwo rero iki cyiciro cya gatatu aricyo cyiciro cyiza cyo kubaka urugo ni hahandi uzajya kubona ukabona umugabo arajya gusohoka mu rugo akabwira umugore ati se wowe ntugera ku isoko nkugezeyo kandi umugabo nawe yigiriye mu kandi kazi uyu mugabo akarinda umugore we n'umutima mwiza murabizi ko abagore biziriringa mu nzu akamurindira mu modoka n'umutima mwiza nawe yibereye kuri chat nawe yibereye kuri internet umugore akaza akinjira mu modoka akamujyana yamugeze hano haraguru ku isoko ni ukuri kw'Imana umugore agasigara haha umugore nawe akikomereza akazi umugore akabiha umukarani akamutwaza urubuguze ukuntu ruba ruryoshye ukanamutwaza igikapu uyu mugabo akagenda agataha akavuga ati madamu rero uyu munsi faranga narigwiriye ntukeneye se kwirimbisha ugakomeza ugahinduka ururabo rwanjye ati komeza umbere ururabo komeza umbere umutako agahita guhereza nk'amafaranga ati genda ugura imyenda ikubereye mugore mwiza hari umudamu bajyaga bavuga ngo yambara nk'ururabo kubera umugabo we yamwambitse neza pe umugabo we yamwambitse neza atari uko uyu mugabo azi amabara y'imyenda ahubwo igihe cyarageraga akabwira umugore yajyaga amukubita kuri moto akamuheka akamubwira ati tugende bagera hafi y'aho bacururiza imyenda akavuga ati genda wirwariza se ushakemo akantu umugore akagenda agashakamo umwenda mwiza umugabo akishyura cyangwa akamuhereza nk'amafaranga akamubwira ati fata aya ngaya ugenda ugura hari ibanga ngiye kwibira abagabo ndetse ndaryibira n'abagore uzamenye ikintu wawe akunda yego uzamenye ikintu umuntu wawe akunda niba wa mugabo we hari abagabo ngiye kurabura muri aka kanya bajya bagwa muri poste ragwa hejuru akantu gatoya ukabura umugabo ukaba utaragurira umugore wawe igitenge cyangwa n'umwenda n'umwe ukamureka akihahira ngo nafite akazi afite akazi arirwariza ariyambika nibyo ariko kuki yiyambika nk'umupfakazi nyine ariyambika ariko igihe cyose yamaze kubona umugabo naho uyu mugore yabakorera miliyoni bigiremo uruhare wa mugabo we kumubwira utari kukeneye akenda ukeneye amabiju ku mugore wambara amaherena ku mugore ugira umutahanira agasaha umugore uti disi mbonye udukweto turi kugura 4 udukweto tw'abagore hari udukweto bambara mu rugo tugura 4,000 uti mbonye udukweto turi kugura 4,000 tuharye ni wambara 38 ugahita utumugurira ukamutahanira uyu mugore azuba ku rugo hejuru y'2,000 kandi uhembwa miliyoni ndashaka kugira ngo anaguhesha ishema mu bandi bantu bose kuko ubundi bajya bavuga ndabura rwose urugo rwiza umugore agaragaza ubwiza bw'umugabo icyo cyerekanye babwira iyo mbonye umugore ujagaraye mitamenya ko n'umugabo bajagaraye ariko umugabo myugariro ko n'umugabo iyo yamenye kugarira urugo rwe ntibamucisha mu ijisho kandi n'uyu mugore akaba mutima w'urugo akaba karabo gakeye yego
aba bantu iyo bashyize hamwe birangira ubona bari mu ijuru rito kabone naho baba biyinjiriza ibihumbi 10 naho baba binjiza 2 ubuzima buba bwiza. Igikuru nuko baba bashyize hamwe, bashyira hamwe. Imyenda kimisagara nihendutse baba Kigali mu Rwanda. Sesa ntabwo ari ngombwa ko umugore umugurira ikanzu y'ibihumbi 300, 400, 600 n'ibiki byose. Buriya ushobora no kumubwira uti muri Venice hari akantu uri bukuremo. Uyu mugore aragenda ni ukuri kw'Imana ikanzu za 5 se ntabwo tuzambara nizo tuba twambaye barabuye. Yes, rero niba hari ikintu kiriho sibyo ukabura umugore ukabuzi ko umugabo akunda icyubahiro, ibyo byo ni ibisanzwe kimuhe. Niba uzi yuko hari umugabo ukomeretswa no kurya ibiryo bihora bitekwa n'umukozi, sibyo umugore nawe ndakurabuye kugira ngo uzasohoke muri iyi power struggle neza, iga gutekera umugabo, iga guha umugabo utuntu turi bumushimishe, iga guha umugabo ibintu biri butume ahita yumva afite apeti. Ngo abagabo bakunda n'akanyama ka mbere. Yes, ariko si yo agateka yicaye nk'ariya shaho yiriwe mu rugo ukagateka za saha nziza cyane za 5 n'igice utarakira ku meza ugahita ushyira ku gasahani kakamushyira n'udufiriti akagabo mwayiteretse n'akanyama ka mbere ngo gakora umutwe uragakaranga neza warangiza ugakubita ku isahani ugashyiraho n'udukokombura ukamushyira uti kokoje ukamushyira akaguma kuri machine yari gufata no kuri utwo tuntu ukaza kurangiza guteka umugabo ameze neza yishimye umva ijuru rito muba muririmo no kuri kw'Imana. Cyo gihe tuba perezida umbisha mama perezida. Aya rero abantu badukurikiye ni ukuri aha hantu haba harimo inyigisho nyinshi. Nifuzaga ko iki kiganiro abantu bose bagikurikira muri kwa gukurikira kino kiganiro ko cyane bakagisangiza n'inshuti zabo kubera ko haba harimo ibintu byinshi cyane. Kandi ntekereza ko uyu munsi hari umugabo uri muri power struggle, hari umugore uri muri power struggle ushobora kumva ibi bintu akavuga ati burya narindi mu cyiciro cya 2 reka mparanire kugera mu cyiciro cya 3. Kankubwira ikintu nize singize ndi nyuma ya kamera. Yego ngiye icyo cyiciro cya mbere nakirenze n'icya 2 nakirenze ndi muri 3 ni ukuri pe. Bisobanura iki? Uzabwira umugore wawe, uzabwira uri gutereta, ubimubwire ku munota wa mbere. Umugore uti nkunda ibi nkanga ibi. Atangiye azaza bizi kugira ngo mutazagonganira muri power struggle. Ugasanga uyu mugore umutima uramubyimbanye cyangwa umugabo umutima uramubyimbanye. Ndi kuri level ya 3 pe Imana. Kuko uyu mugabo iyo umubwiye uti wa mugabo we rwose kimwe mu bintu byambangamira mu rugo rwanjye tuvuge se nk'iki umugabo wihahiye tuvuge nk'urugero cyangwa nkubita hari nk'umugabo udakunda ko umugabo ajya kumuhahira cyangwa umugabo wankubise cyaza cy'umugabo ujya guhaha nawe tumugaye. Oya umugabo ujya guhaha nyine kiba ari ikibazo kereka nyine ari ubwo ufite umugabo ukajya guhaha akagwamagatisha ariko ufite imodoka wadutambukaniye umuceri hahandi hari ibintu umugabo ahaha agatahana ariko umugabo winjiye muri seleri perisire puwaro magi utwo tuntu ntago tuba ari sawa. Umugabo ni ingunzi ntago tuba ari sawa iyo ufite umugore rwose ntago tuba ari sawa nawe uba wisuzuguje ni hatari. Ubwo rero izo etape 3 mu rugo rw'abashakanye ntekereza ko mwazumvishije. Icya mbere ni icyiciro cyo gusinzira, icyiciro cyo kwihishahisha ndetse no kwihishana. Icyo cyiciro cya mbere umwe abasinziriye undi akakwihisha cyangwa se mwese mugahishanya. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro cyo gukanguka, umwe arakanguka undi akamwihishurira cyangwa mwese mugakanguka ndetse mwese mukanihishurana. Hari umusore yashakaga gushaka umukobwa mwiza utuje. Reka nsoreze kuri aka kantu. Noneho aravuga ati ngewe abakobwa bo hanze ahangaha ibintu byabo ntabwo ari sawa, reka nzaye kwishakira umukobwa mu rusengero. Afata inzira agiye mu rusengero arakijijwe abaye umurokore ariko ntabwo gahunda yari yo gukizwa. Gahunda yari yo gushaka umugore kugira ngo azagire urugo rwiza. Ageze mu rusengero rero aravuga ati wa Mana uzampa umukobwa mwiza. Abonye umukobwa mwiza koko uri muri korali uri kuririmba agahimbaza neza ubirimo bien tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Uyu mukobwa nawe uri guhimbaza umuhungu aramupropoje umukobwa nawe ati haleluya turi kuri kw'Imana ishimwe cyo nasabye Imana irakima. Baratashye barakundanye ibintu birakaze pasiteri arabasezeranije igihe kirageze baratashye bageze mu rugo. Cyumweru cya mbere kirashize, icyumweru cya kabiri, mu cyumweru cya gatatu umugabo ataha ari kudandabirana.
ati umva rero mubwire sheri wanjye ati rwose pe ati jyewe ntabwo nari umukirisitu njyewe naje mu rusengero kwishakira umugore mwiza ati umugore uzi kugira usenga ati kuko abasenga bubaka urugo neza uzihanganira ibibi byanjye noneho muri kwa kumubwira gutyo uyu mugabo nta kindi kintu yakoze doko umugabo yamaze kwishongora gutyo amubwira ati njyewe rwose ntabwo nari nzamwe no gusenga ntabwo nari nzamwe n'ibiki noneho umugore arangije aramwumvira aramubwira ati mubwire sheri wanjye ati nanjye buriya ati nanjye ntabwo nari uwo mu rusengero ariko nakundaga kuririmba ati njyewe buriya n'agatabi nashyiragaho ati ndangije mbona ko imyaka indenganye ati ndavuga ngo reka nigire mu rusengero wenda nzabonamo umusore mwiza tuzabasha kubakana ati kuko abo twasangiraga agatabi ati nabonaga bose ari ingurutse bazamena amajigo umuhungu arangije aramubwira ati okay ati ubwo urusengero rero rwatubereye muhuza ati ngwino twigire kuri kontwari inshuti muvandimwe ati ubwo ibyacu byari guhurira mu rusengero ati hasigaye twikomereza akazi shana ukuri kw'Imana barongeye bisubira kuri kontwari umugabo n'umugore baturutse mu rusengero bombi ndashaka kukubwira ngo nubwiza mugenzi wawe ukuri urugo uzarwubaka neza uyu musore uyu mukobwa yaramuka yihagazeho akagaragaza ko koko ari umukirisitu cyane ko nawe atajyanywe mu rusengero no gushaka umusore mwiza bari kuzahura na power struggle kuzabageza ahakomeye ariko bose bamaze kwemeranywa ko banywa agacupa bakajya bazana n'ikesi bakayitereka mu rugo bakazisangirira hamwe ntibarwanye kubera icupa barakundanye ariko akabyeri barakomeza barinywera nshuti bakunze rero ba Mama Mignone Official nshuti bakunze ba Blessed TV ibindi bisobanuro muzabimbaze mu gikari yego Mama Mignone ajya inama ajya kuri Mama Mignone Official uhakure nomero ye ya telefone agira inama abubatsi ngo abateganya kurushinga abakodesha abapare n'abamarene abo mwese abagira inama mwicaranye n'abamarene banyu n'abapare banyu kuko ni marene w'abamarene ngewe inama ngiriye bizakubera ikimenyetso cyiza mbivuze nizeye kandi niyo ntego yanjye ni ukuri nanjye kuri gatatu niho ndi kabisa ni ukugurira agatege nkunda abahindekazi kuntu bambara yego ibyo ni sawa nomero ya telefone mu kiganiro cya Mama Mignone birimo uhajye nimba uyishaka yego je kwakora subscribe ubundi unamwandikira reka tugushimire Imana y'amahoro ibaha umugisha